ngo bari bwemerewe kuzafungura bukageza mu gitondo muri tunywe less kuko ari kuri Noheri. Noheri ni iki? Ubutumwa bwa Noheri ni ubuye? Kuko witegereje neza Noheri yahindutse business. Ubundi turabwira abanyarwanda ngo tunywe less, ariko kuko ari Noheri bagomba kunywa until the morning muri tunywe less. Ntabwo biratangaje wangute less kandi wagejeje mu gitondo uhereye nimugoroba kuri Noheri. Yo nta kibazo mfitemo, niyo banywa bakava mu gitondo bakageza nimugoroba, ariko nibura muri gihe cya Noheri bagombye kwibuka ngo yaje kugira ngo tuve mu byaha byacu, including no kunywa cyane. Yaje kugira ngo tuve mu byaha byacu harimo no gukora za accident zitari ngombwa. Kuri Noheri muzitegereze ubu polisi ntizasinzira, kandi cyatumye Yesu avuka no kugira ngo n'abapolisi basinzire, kuko ibyaha bizaba byagabanutse yaducunguye ibyaha byacu. Ariko iyo Noheri yegereje za rekometere zose barazitunganya, abapolisi bose n'uwari muri konje bakamugarura bakaza kuturinda gukora ibyaha munsi umwami wacu yavutse ngo aducungure mu byaha byacu. Gambereke ikintu gikomeye, abantu benshi bibwira yuko ingaruka zo kutumvira Imana tuzazibona tugiye mu muriro. Dutangira kuzibona hano ku isi. Ingaruka z'ibyaha uzazibona mu muhanda kuwa gatatu cyangwa ndetse kuwa kabiri. Ingaruka z'ibyaha uzabona umubare w'abantu benshi bazafatwa bibagiwe yuko utagomba gutwara imodoka wanyoye, niyo wakwandika ngo tunywe less bo banywa mo kuko ni Noheri.